tubahe ikaze ku muyoboro mugari w'umutuzo Voice Record. Muri studio muri kumwe nanjye Ildefonse. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igice cya mbere kivuga ku kurimbuka kwa Yerusalemu. Umutwe uragira uti: amarira kuri Yerusalemu, ishusho y'imperuka y'isi. Imyaka isaga 2000 ishize mu masaha ya nimunsi, Yesu yari ahagaze ku mpinga y'umusozi w'imyelayo yitegereje umujyi wa Yerusalemu. Imirasire y'izuba rirenga yakubitaga ku mazu y'ibuye ry'amabuye y'agaciro n'urusengero rwari ruyashakajeho zahabu, bituma uwo mujyi urabagirana nk'umurimbo w'ijuru. Ariko mu gihe abigishwa be batangariraga ubwo bwiza, Yesu we yarariraga. Yesu ntabwo yaririraga imibabaro yari imutegereje ku musozi wa Karuvali, ahubwo yaririraga abo yakunze ariko bakamwanga. Yabonaga imyaka 40 iri imbere, igihe uwo mujyi mwiza wari guhinduka ikirundo cy'amatongo, n'abana bawo bakicwa n'inkota cyangwa inzara. Mu rurimi rwuzuye agahinda yaravuze ati: iyaba nawe wari uzi ibyaguhesha amahoro muri uyu munsi wawe, ariko none bihishwe amaso yawe. Imana yari yararinze Yerusalemu mu binyejana byinshi, nk'uko inkoko irinda ibyana byayo munsi y'amababa. Ariko abantu b'icyo gihe bamenye uwo mupaka w'uburinzi. Guhakana Kristo byari bivuze kwikura mu maboko y'Imana bakajya mu maboko ya Satani, umugome utagira imbabazi. Yesu yari yarabaye umurinzi wa mbere. Yari yarababwiye ko nibabona ingabo zizengurutse uwo mujyi, icyo ari cyo kimenyetso cy'uko iherezo rigeze. Yari yaratanze amabwiriza asobanutse: abazaba bari mu Buyuda bazahungire mu mirima. Mu mwaka 66 nyuma ya Kristo, igihe Abaroma bazengurukaga Yerusalemu bwa mbere, habaye ikintu kidasanzwe. Nubwo uwo mujyi wari wenda gufatwa, umujenerali w'umuroma witwaga Seticius Gallus yakuyeho ingabo ze mu buryo butunguranye arigendera. Ku batizeraga babyise amahirwe, ariko ku bakristo icyo cyari ikimenyetso Yesu yari yarabasezeranije. Nta n'umwe wazuyaje. Bahise bahunga uwo mujyi bajya mu mujyi wa Pera uri hakurya ya Yorodani. Igitangaje ni uko igihe Abaroma bagarukaga nyuma y'igihe gito bayobowe na Titusi, nta mukristo n'umwe wari ukirangwa muri Yerusalemu. Bose bari barahunze. Igihe Yerusalemu yongeraga kuzengurukwa, ubugome n'inzara byageze ku rurembo ruteye ubwoba. Ruteye ubwoba. Inzara yari ikaze ku buryo ababyeyi bariye abana babo, kandi imbere mu mujyi amatsinda y'amabandi yicanaga ubwabo arwanira ubusa.
Ku wa 8 Nyakanga mu mwaka wa 70 Abaroma bamennye inkiki. Nubwo Titus yashakaga kurokora urusengero kubera ubwiza bwarwo, umusirikare umwe yarujugunyemo imurika ry'umuriro. Muri uwo mwanya inzu y'Imana yari iteye ishema yahindutse ikirimi cy'umuriro. Amaraso atembeye mu mahuriro nk'amazi y'imvura. Ibyo Yesu yavuze byasohoye mu buryo budasubirwaho. Nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Inkuru yo kurimbuka kwa Yerusalemu ntabwo ari amateka gusa, ahubwo ni imiburo ikomeye cyane kuri twe. Yerusalemu ni ishusho y'isi ya none. Nk'uko abantu b'i Yerusalemu birengagije imiburo y'Imana bakumva ko bari mu mategeko, nk'uko abantu b'i Yerusalemu birengagije umuburo w'Imana bakumva ko bari mu mutekano, niko n'uyu munsi abantu benshi birengagiza ubutumwa bw'Imana. Ariko nk'uko Imana yateganyije inzira y'ubuhungiro ipera ku bakristo b'icyo gihe, na n'uyu munsi hari inzira y'ubuhungiro. Ni ukwizera Yesu Kristo no kumva ijambo rye. Umunsi w'amateka uregereje, kandi ubu nicyo gihe cyo gushaka ubuhungiro mbere y'uko umuryango w'imbabazi ufungwa. Mwene data dukurikiranye, ndagira ngo nkubutse ko iki ari cyo gihe cyo kugendererwamo, kandi iki ari cyo gihe cyo kugira ngo wizere Kristo, kugira ngo ku munsi w'imperuka ubwo impanda izavuzwa nawe uzabona ubuhungiro muri we. Ndakwibutsa gukanda subscribe wowe utarakanda subscribe, ariko kandi nawe wamaze gukanda subscribe ndagushimira cyane. Imana iguhe umugisha, kandi mbashishikariza komeza kudukurikirana. Igice cya kabiri nacyo turi hafi kukibagezaho. Inkuru zacu nakagaruka.